Hello again, nangiye kubaha ikaze kuri Healing Word Official. Nitwa Uwayezu Valence. Tugiye kuganira ku kuba Ubushinwa buri guhindura Bibiliya. Ushaka kwibaza ngo ese bigeze he, bimaze igihe kingana iki? Impamvu tuganira bino bintu kwari kugira ngo tugire amakuru. Buriya niyo dusenga duhuza amakuru y'isi n'amakuru yo mu buryo bw'umwuka kugira ngo umenye uko twari ibintu. Abantu benshi bazi ko tugifite ibihe binini byo kwizereramo, ariko Bibiliya igaragaza ko mu gihe cy'iminsi ya nyuma ijambo ry'Imana rizaba ingume. Ntabwo ari uko rizaba ridahari, ariko rizaba ritabasha kugerwaho. Twe abasenga batarigeraho n'abarishaka batarigeraho, bigoranye cyane kugira ngo umuntu avuge ngo nishimiye ko mbonye ijambo ry'Imana cyangwa se numvise umwigisha nyigisha. Bizaba ari byo bintu bya mbere bigoranye. Mu Bushinwa rero bari guhindura Bibiliya. Wakibaza ngo ese mu Rwanda naho Bibiliya izahindurwa? Mu Bushinwa 2019 bakoze launching yo guhindura Bibiliya, bayita 10 years project Bible conversion. Ubu hashize imyaka 5 Bibiliya iri guhindurwa mu Bushinwa. Hashize imyaka 5 kuko guhindura Bible byatangiye 2019, turi 2024. Iyo ni ntuze bafashe yo kuvuga ngo bahindure Bible. Tugiye mu busesenguzi busanzwe dusanga muri 2023 habayeho mu Bushinwa hari abakristo bagera muri miliyoni 44. Mu Bushinwa muri 2023 hari abakristo bagera muri miliyoni 44. Chinese Christianity niyo myizerere iri gukura cyane kurusha iyindi mu Bushinwa, kandi ni nayo iri kwihuta cyane, kuko nk'urugero duhereye mu mwaka w'1949 bari miliyoni 4, cyangwa se abizera Kristo, abizera Imana, abizera Kristo bari miliyoni 40, bari miliyoni 4 mu mwaka w'1949. Mu Bushinwa hari abakristo miliyoni 4, miliyoni 3 zari abakatolika, miliyoni 1 zari abaprotestanti. Ubu cyangwa se muri 2024 haravugwa ko bamaze kugira miliyoni 37 z'abakristo. Bamaze kugira miliyoni 37 z'abakristo ubu ngubu 2024. Mu gihe 2023 zari miliyoni 44. Chine ituwe n'abakristo miliyari 1 na miliyoni 40 na miliyoni 425 n'ibihumbi 142 n'abantu 188. Ituwe na miliyari 1 na miliyoni 425 n'ibihumbi 142 n'abantu 188. nibo bantu batuye Ubushinwa right now ubu tuvugana. Rero urumva ko Abashinwa bari kugenda bakura cyane mu Bukristo, kandi abo twavuze miliyoni 37 ziriho ubu ngubu zizera Kristo, harimo abakatolike n'abaprotestanti. Nkuko n'ubundi mu Rwanda dufite abakristo benshi, ariko bari mu moko abiri, harimo abaprotestanti n'abakatolike. Ni ubwoko bubiri butajya buhinduka, burabangirikanye n'abaprotestanti n'abandi. Rero tugende kuri no projet cyangwa se 10 years project Bible conversion y'Abashinwa. Ni projet aba communist cyangwa se Chinese Communist Party CCP bavuga ko ari gahunda yo guhindura Bibiliya bizatuma abaturage b'Abashinwa baba bizera abakomuniste, cyangwa se bakabongera bakabegera, cyangwa bakaba good communist, cyangwa se bakaba communist beza. Ni nko kuvuga ngo iriya cyaka ry'abakomuniste ryagize imbaraga ryambaye ubutegetsi abamawezi dange bahungiraga Taiwan, ariko ikintu cyatumye bagira imbaraga nuko bagiye bikururira abaturage bakabiyegereza. Ko ahantu hose bura kugira ngo ishyaka rigira imbaraga nuko haba kwikosatratingaho abaturage. Rero igihe cyarageze muri China babona yuko bagomba kwegera gukurura abaturage, bakagira gute, bakabegera, cyangwa se bakaba centered kuri bo. Rero barifuza ko abaturage benshi bizera ririya shyaka ryabo, bakizera politics yabo kurenza uko bakizera Yesu, aho yango bafate Yesu bamujyeho, bibagirwe ririya shyaka cyose, bibagirwe Imana. Ikindi kintu bagenderaho, barashaka yuko abantu bo mu Bushinwa bareka guhanga amaso ibintu by'imyizerere, ahubwo bahanga amaso mu kubaka igihugu, aho kugira ngo bubake spiritual bayubake cyane, ahubwo bayoboka amadini asanzwe za Buddha n'andi madini, kugira ngo
kuko yo ashingiye ku muco. Urumva byo binundi bizabakundisha igihugu, ariko iyo bizeye Yesu umutima wabo bawuhanga Yesu, bakawuhanga Imana kurenza uko bahanga umuco gakondo w'Abashinwa. Bakanizera ko ari amadini menshi ari inzaduka z'Abarusiya n'Abanyamerika n'Abanyaburayi, atari ibintu byabo biturutse kuri bo. Rero bagashaka guhindura Bibiliya kugira ngo bayubake uko babyifuza. Communisme, tugiye muri byo uhita wibaza ngo communisme ni iki, socialisme ni iki, capitalisme ni iki? Communisme, socialisme na capitalisme ni ideology cyangwa se ni ibitekerezo kurenza uko bigaragara. Rero tugaragaza isi yose igaragaza ko ari capitalisme, ariko hari ibihugu bimwe na bimwe bihagarara bikaba ngo bikoresha communisme, ariko nabyo ubona ko byabaye kondane muri capitalism. Mu busanzwe communism ishingiye ku kuba umuturage yungukira muri community, cyangwa se abantu bose muri rusange, ntawe ukize cyane nta n'ukennye cyane. Nk'uko babangufasha inka zibayeho ku bwa community, zikamwa amata yose agaburirwe ahabwe community yose. Socialism, iyo ufite na mugenzi wawe agomba kugira. Socialism yivuga yuko ikintu ufite na mugenzi wawe agomba kukigira. Niba ari imyenda na mugenzi wanjye mugereho, nta kubona njye nkize mfite amafaranga undi atayafite. Mu gihe communism yose ngo bangu mwese mwambare imyenda ikimwe, ahubwo ni mwambare mwese mupfa kuba mwambaye neza kandi mwariye muhaze. Socialism rero byo mugomba kuba mwese mufite ibintu bimeze kimwe, biri social, mwese ameze mufite ibintu bimeze kimwe, cyangwa mwese bibageraho kimwe. Capitalism rero ubutunzi ni ubutunzi bwikubiweho, cyangwa se umuntu akagira undi agakena. Ukize umwe arakira undi agakena. Mbega ubutunzi buve ku baciritse bujya ku bantu bakomeye bari hejuru. Ni demand and supply. Ni umwe yakize, umwe yatanze ibicuruzwa, amafaranga yose amugereho. Ni ibintu nk'ibyo. Ubutunzi buva kuri bamwe bujya ku bundi kandi ku bandi, kandi bakaba centered, bakabagiraho imbaraga cyane. Rero Communist Party niyoboye Ubushinwa, irifuza kugaragaza Yesu nkaho nawe atera, cyangwa se adafite holiness, atera. Mbega abaturage bakura amaso kuri Bibiliya na Yesu bumve ko leta ariyo makiriro gusa, cyangwa se aribo bantu bera. Mbega na Yesu nawe nta wamucirigera, niko babyumva. Na Yesu nawe ntago ari mwiza cyane. Barashaka gufata Yesu bakamushiga icyaha, na Bibiliya bakagira ikintu bayisiga, ku buryo bazakurikira ibyanditswe byera mu bana n'abuzukuru mu myaka izaza, bazabafata Yesu Bibiliya nka scam, cyangwa bakayifata nk'aho atari ikintu gihambaye. Mu gihe twumva Yesu yera, Imana yera, bo barashaka kugira ikintu bahindura mu myizerere y'Abashinwa. Nicyo kintu bashaka gukora. Niyo mpamvu twari turi kwibaza ngo ese nibimara guhinduka bizagenda gute? Ese ibihugu byose bizahindura Bibiliya? Ese no mu Rwanda bazayihindura? Cyangwa ese no mu Rwanda biri gutekerezwa? Ukibaza ngo bizagenda gute? Nibyo tugiye gukomeza kureba muri ino context yacu. Rero Abashinwa barashaka kugabanya umuvuduko w'abizera Imana, kugira ngo abantu nibanizera Imana bajye bavangirwa na Yesu, bumve adasobanutse, cyangwa se ibyo birimo ubucabiranye n'amanyanga. Bumve nyine ibintu bya Yesu bijandajanze, bivanze, ku buryo abantu bazizera Yesu bamwe bazabashyiramo confusion, abandi bagashyiramo mindset itandukanye, abandi bagashyiramo second thought, bakavuga ngo n'ubundi Yesu wasanga abeshya, wasanga n'ubundi ibyo ari ubuyobe. Nyine bazahindura context. Turaza kureba context imwe bagiye bakora, bahinduye, urebe icyo baganishagaho. Reka turebe umurongo umwe bavuze, cyangwa se bamaze kwemera ko bagomba kuzaguhindura. Reka dusome Yohana ibice 8:7, 11. Turaza kumva ibice 8 bya Yohana, cyangwa se Evangelii ya Yohana ibice 8 umurongo wa 7 kugera kwa 11. Turaza kumva nibiki ibintu bashaka bahinduye. Uno murongo, cyangwa se hano hantu tugiye gusoma, hagana ku mugore wasambanaga, yari yafashwe asambanye, bamuzanira Yesu kugira ngo barebe uburyo acamo urubanza, babona aho bamutega. Kuko kera mu mategeko ya Mose habaga ko umuntu afashe asambana w'umugore bamutera amabuye, aba yatesheje icyubahiro Isirayeli n'Imana, bamuteraga amabuye paka apfuye. Rero baramuzana naho bagira ngo Yesu barebe niba yemera ko bamutera amabuye, napfa bamushinja urubanza ko ataje akiza ibibazo, natanapfa naho bavuge ko yangije amategeko ya Mose. Bari bamutegeye ahantu habiri. Yohana 8:7 aranditse ngo bakomeje kumubaza
arunamuka arababwira ati muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi, nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega. Basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine, nawe umugore wari uhagaze hagati. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari he? Ntawaguciriyeho iteka? 11 ati, ntawe databuja. Umugore niko yamusubije. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciriyeho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Yesu we yaramubwiye ngo niba abantu bataguciriyeho iteka, ntawe ukwishe, nanjye ndi umunyembabazi, nacyo cyanzanye, naje kubabohora. Genda niba ntaguciriyeho iteka, ntuzongere gukora icyaha ukundi. Rero abashinwa mvuko nababihinduye. Aha rero ku bashinwa kuri vazi ya 11 bemeza yuko Yesu yasigaranye n'uwo mugore ari bonyine, yarangiza akamutera igunira ry'amabuye bari bataye. Abo bandi bari baje kumutera amabuye, urumva base bayasiga hasi barigendera. Ngo Yesu, abashinwa muri second version y'uwo murongo Yohana 8:17 baravuga ngo, kuri Yohana 8:17 baravuga ngo Yesu yasigaranye na wa muntu. Ngarangije kuko urumva yaravuze ngo umuntu uzi ko atacumuye namutera amabuye. Abantu bose bumva baracumuye, ariko Yesu yarasigaranye nawe kandi wataracumuye, ari umwana w'Imana atunganye. Ngo ikintu Yesu akora ni iki? Yamabuye ngo yuzigunira menshi, Yesu ngo Yesu ayafata arayamutera ngo amuvusha amaraso umubiri wose. Yesu yemera ko nawe atari mwiza mu buryo bwa second sense, kuko nubwo waba urusha abandi kwera, si byiza gukomeretsa abantu cyangwa se kubakorera urugomo ngo batere amabuye. Mu yandi magambo abashinwa berekana ko Yesu akimara kuvuga ko nta muntu ngo umuntu utarakoze icyaha namutera amabuye akabura, ngo Yesu yasigaranye na wa muntu, ngo amaze gusigarana nawe ngo amutera amabuye aramukomeretsa, yose yamurundurizaho, aravuga ati ni ngewe wera kandi nkurikiza amategeko ya Mose, ngo amutera amabuye paka apfuye. Urumva iyi translation bashaka kuzakoramo n'ibintu byinshi bazahindura bizatuma Bibiliya nyine abantu bo muri Chine bagira confusion, bakagira ama distraction, bakumva ko Yesu ahubwo yari afite ikibazo. Reference nafashe nayikuye mu kinyamakuru cyitwa Christian News na CBN News, kigaragaza nyine iyo conversion y'ibyo translation ya Bibiliya bari gukora abashinwa, izasohoka nyuma y'imyaka 10, ubwo izasohoka muri 2029. Chinese translators baravuga ngo Yesu nawe ni umunyabyaha, rero si Imana. Kugera kuri Bibiliya mu bashinwa biragoye right now. Ubu tuvugana kugira ngo uzabone Bibiliya mu bashinwa ni ikintu kigoye, kubera yuko nuzikoze uramutse uzipublishinze bakwica, cyangwa uramutse uzigurishije bakwica, basanzwe ufite store yo gurisha Bibiliya barakwica. Kugera kuri Bibiliya mu bashinwa biragoye, kuko umwaka ushize abantu 4 bakatiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 13 kubera gufungura boutique icuruza Bibiliya mu majwi. Niya Bibiliya iba yarafashe Bibiliya ikayihindura mu gishinwa mu majwi ivuga. Abo bantu barishwe barafunzwe bakatirwa imyaka 13 bazira guhindura Bibiliya. Ese bizakunda ko Bibiliya izahinduka ahantu hose, cyangwa izahinduka mu buzima bw'abantu bakumva Bibiliya barahinduye ukundi kuntu? Reka mvuge ngo yego, kubera ko hari ibihugu byinshi byamaze gufata ibyemezo byo guhindura Bibiliya zabo. Aho harimo Abanyamerika, harimo n'Abisirayeli, kandi bizagenda bigana n'ahandi. Abanyamerika barashaka guhindura Bibiliya yose kugira ngo bemeze ubutinganyi, banabubohore ko nta kibazo, kuko Bibiliya yaciriweho iteka abatinganyi, kandi abatinganyi ari abantu nk'abandi bose bafite umubiri. Abanyamerika barashaka guhindura iyo Bibiliya kugira ngo nabo babohore, babeho ubuzima bwabo babohotse bashaka. Ikindi barashaka guhindura Bibiliya kugira ngo bemeze female gender balance. Barashaka yuko Bibiliya
yemeza ko abakobwa nabo baringana n'abahungu, kubera ko Bibiliya kenshi igenda igaragaza ko igitsina gore kigomba kudipendinga ku mugabo, kigomba kumva umugabo, kigomba gukurikira cyangwa se kugendera mu bushake bw'umugabo, cyangwa kikanagendera mu byo umugabo yashakishije. Rero barashaka kugaragaza ko igitsina gore nacyo kigomba kwaguka, kigakora ibintu byacyo, kikidipendingaho, apana kudipendinga ku wundi muntu. Niba umugabo yubaka n'umugore yubake, niba umugabo atwara imodoka n'umugore ayitware, niba umugabo ari head of family n'umugore yaba head of family, bigashoboka cyane rwose. Kandi bagaragaza impamvu zumvikana mu buryo busanzwe zigaragaza ko biragiye igonga gender balance. Nk'urugero, hari abantu birivuga ko Yesu yagaburiye abagabo 5,000 ngo abagore n'abana batarimo. Urumva ntibababaze, babinkautinze down, babashyize hasi, ntibagaragaje ko nabo bari barimo nyine ngo bagigaragaze n'umubare wabo. Ikindi kibigaragaza nyine nuko abagore kera batari bafite ijambo, batari bafite kujya, ntibahagaraga ku ruhimbi, ntibari kujya kuramya, bari abantu bari kure, nta mutambyi w'umugore. Ibyo byose ni ibipfo bya Bible. N'urundi rugero nuko Bibiliya ntiyajyaga ipfa kuvuga abagore cyane. Nk'urugero, ntibavuga umugore wa Gahini, ntibavuga umugore wa Beri, ntibavuga, nyine bagenda babihisha, ntibavuge ngo it is coming from this. Rero ibyo byose nibyo bashaka guhindura. Abanyamerika bo barashaka guhindura icyo kintu. Noneho Isirayeli yo irashaka guhindura Bibiliya kubera iyihe mpamvu? Irashaka guhindura isezerano rishya kubera ko Yesu yagiye avuga ko Abisirayeli b'icyo gihe bagiye bapfobya ijambo, bapfobya ubutumwa bwiza. Ikindi Yesu yagiye abashinja ko bashinjwa urupfu, nyine yagiye bashinja kuba ari abantu babi. Kandi n'abakristo bo muri iki kinyejana cyacu bashinja Abisirayeli kuba aribo bishe Yesu, cyangwa se ari abicanyi kuba barishe Yesu. Abakristo bose bashinja Yesu, bashinja Abisirayeli ko kuva kera kose barabemeraga, batizeraga kandi bishe Yesu. Kandi na Bibiliya igenda bigaragaza yuko bagendaga bamurwanya. Ibyo byose Abisirayeli bashaka kubihindura kugira ngo bagabanye antisemitism, cyangwa se ironda bwoko bakorerwa, n'ironda rubozo bakorerwa ry'uko Abisirayeli ari abantu babi. Ikindi ngo impamvu bashaka guhindura ibintu bya Yesu, bashaka guhindura ahantu Yesu yagendaga bita abicanyi, akabita imva n'ubuturo n'ibituro. Yesu yagendaga bita imva, akabita ibituro, akabita abicanyi, akabita abahakanyi, akabita impumyi, ngo nta mpumyi irandatindi. Ndetse ngo basekuru babo ngo ni Satani. Urumva yagendaga afata, hari ibintu bimwe bashaka kugenda bahindura byabitaga abantu babi cyane. Urumva niba bumva ko Yesu yigeze kubabwira ngo mukomoka kuri Satani, sekuru wabo ni Satani. Ibyo bintu byose barumva bashaka kubihindura kuko bituma Abisirayeli bapfobya mu isi, bakanamenyerwa, bakanasuzugurwa, bakitwa n'abantu b'abagome batigeze bemera Imana n'umunsi wa rimwe. Ibyo ngo bibakurura urwango rw'ipfobya kuri cyangwa se rwitwa antisemitism. Rero barashaka kubirwanya kugira ngo bibohore kuba bahemukirwa no kwicwa no kubangamirwa n'ubukristo bugezweho muri iki gihe cyacu. Ubu ibyo ni ibihugu bibiri bimaramaje guhindura Bibiliya uko byagenda kose. Ese guhindura Bibiliya natwe bizatugeraho? Ese bizakunda? Nawe wakibaza icyo kibazo. Bibiliya nihinduka bizagenda gute? Ese bizagenda gute? Nanjye nakibaza icyo kibazo, ariko hari ibintu bingahe, hari impamvu zigera muri zingahe zigaragaza ko Bibiliya bigoye ko yazahindurwa. Tugiye kuzirebaho. Impamvu ya mbere igaragaza ko Bibiliya ishobora kutazahindurwa, cyangwa se niyo yahindurwa ugasanga ntacyo bimaze, nta kintu bihinduye ku Kristo. Impamvu ya mbere ni uko ibyanditse muri Bibiliya bigomba kubaho. Niyo Bibiliya wayikuraho, niyo Bibiliya wayihindura, abizera bazizera kuko n'ubundi ibyo basomye n'ibyo bumvise nibyo bazaganiriza abana babo. Nta Bibiliya ziriho, abana babo bazagenda babibona bigira gute, bisohoraho. Ntabwo wakuraho Bibiliya ngo ubukuyeho ko hazaza ibyorezo mu isi kandi twatangiye kubibona ko biri kuba. Ntiwakuraho Bibiliya ngo ubukuyeho intambara zizaba kandi Bibiliya muri Matayo 25 hagaragaza ko hazaba intambara nyinshi n'ibyorezo kandi deja byatangiye kuba. Mbega ibyanditswe muri Bibiliya n'ibyahanuwe ntago bizavaho. Ibyo rero bizatuma ibyanditse muri Bibiliya n'ubundi abantu babikomeza nk'amateka ahora mu mitima yabo, ku buryo niyo wabikuraho bitazahindura mu mitima y'abantu uko babona ibyanditswe byera. Ikindi cya kabiri gituma kigaragaza ko Bibiliya nubwo yahindurwa cyangwa se ikavanwaho bitazahindura ukuri kw'ibyo abantu bafashe. Abakristo ijambo bafite ntirihinduka, riguma
riguma mu mitima yabo. Yesu yaravuze ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Mu yandi magambo, ijambo ry'Imana niba riri muri njye, nafata na Bibiliya nkavuga amagambo agera muri menshi, nafata ibintu Dawidi yakoze bikangoma muri njye, nakubwira ngo ijambo ry'Imana ntabaza ndagutabara, ibyo byose nkaba mbizi muri njye bimpumuriza. Ntabwo uzabinkuraho ibyanditswe binza mu maso, ariko ntabwo uzahindura ibintu namize. Ahubwo abana bacu tuzababwira Bibiliya, tubabwira ibyo twafashe bimere nk'ibizabagumana nabo. Ikindi, hari abantu bagiye basitoringa Bibiliya ahantu henshi ku mbuga nkoranyambaga, ababifite mu mazu yabo. Ni hamwe umuntu azajya yikingirana na mugenzi we akamuganiriza ibyanditswe byera. Ikindi cya gatatu gituma Bibiliya nubwo bayica cyangwa se bagahindura imyandikire yayo, nta kintu bizahindura cyane. Imana yarirahiye ko aho gukuraho ijambo ryayo, ahubwo Imana yashwanyaguza isi n'ijuru. Yafatisha n'ijuru ikabishwanyaguza, ikabanga n'ubundi there is nothing remain, nta gisigaye. Rero abantu benshi barashidikanya ko aho kugira ngo Bibiliya izaveho, ahubwo habaho ibibazo mu isi cyane n'umuvuduko n'imyigaragambyo n'imvururu byatuma Bibiliya igumaho, ahubwo bakarwanya quality yayo n'imyigishirize yayo, bakarwanya abayikoresha, bakarwanya kuba Bibiliya yagira gute, yabasha gukoreshwa cyangwa se birakuba yakubahirizwa, ikaba yarwanywa cyangwa se yavanwaho. Nicyo kintu cyonyine kigaragara gishobora kuzakurikizwa mu gihe kizaza. Bisobanuye ngo nubwo Bibiliya yarwanywa gute, ntabwo izahindurwa cyangwa ivanweho, kuko ijambo ry'Imana ntishobora gukurwaho n'akantu na gato ngo rihinduke. Ahubwo hazaza izindi Bibiliya zihindura za context z'ibyanditswe, no mu Bushinwa zizagomeza zikoreshwa inzima, haze n'izibeshya zahinduye ukuri kwari kuriho mbere. Kuko aho kugira ngo ijambo ry'Imana bavuge ngo mu Bushinwa bahinduye ijambo ry'Imana, Bibiliya zirahindutse, ntibagikeneye Bibiliya nzima. Aho kugira ngo bigende gutyo mu isi yose dukore propaganda yo guhindura Bibiliya, ngo Imana ahubwo yahita ifata isi ikayikuraho n'ijuru ikarikuraho. Namwe murabyumva. Ikindi kintu cyatuma abanyapolitiki badakuraho Bibiliya, cyangwa se niyo bayikuraho nta kintu byahindura, ubwabyo biragoye ko abanyapolitiki bakuraho Bibiliya. Kuko imyizerere, kwizera, biri mu bantu bifasha abapolitisiye n'abayobozi kuyobora isi nta nduru nta rusaku. Kuko imyizerere yigisha abantu guca bugufi, maze bakaganduka, bagakurikira imiyoborere iriho n'ibyo imiyoborere ibabwira. Rero biragoye yuko abapolitisiye ubwayo n'abayoboye isi bashobora gufata icyemezo bakavuga ngo dukuyeho Bibiliya cyangwa turayiciye, kubera ko ubwabyo Bibiliya irabafasha kugira ngo baganduke, abaturage babagandukire, babumvire, babayobore, bagendere mu nzira zabo. Ikindi cya gatanu, imyizerere iri mu bintu biha amahoro abapolitisiye hamwe n'abagashaka buhake n'abagasahurira mu nduru kugira ngo babashe gusahura abandi bantu bahuze. Kuko mu gihe twese abantu batari mu nsengero, abantu batari gusenga, abantu bazaba pointed ku miyoborere yabo, usange bibaye ngombwa ko habaho imvururu za buri gihe no kugondoza abatuyobora. Aho kubera ko abantu bose bo mu isi bafite imyumvire, udasenga Ryangombe yasenga Nyabingi, udasenga utari umuyisilamu ni umukatolike, utari umukatolike ni umuprotesta, abantu benshi bafite imyizerere bafite kandi yose ibigisha guca bugufi no kumvira. Ibi rero bituma abapolitisiye bagira amahoro, n'abanyarugomo n'abajura n'abaki bose n'abahemu byose bituma babona umwanya wo gusahurira mu cyuho mu gihe twebwe dusinziriye. Cya turi kuramya, duhimbaza, dusenga Imana, bo babona umwanya wo gukora mu gihe turi mu nsengero turi gusenga Imana. Rero ibi ngibi ni ibintu bigaragaza ko Bibiliya bigoye, biri kure cyane ko yazahinduka, biri na kure cyane ko hazabaho gutsembwa kw'isengero no gusenga, ahubwo abantu bazarwanywa kugeza igihe Antikristo azakora ku mugaragaro, noneho akigaragaza nk'ari we Kristo. Icyo gihe namara kugaragaza nk'ari we Kristo, Bibiliya izaba itangiye kugenda igira gute, itakora iti, kuko abantu bazaba bamaze kubona Kristo wa nyawe, bita Kristo wa nyawe kandi atari ukuri. Rero nibyo binashaka kubabwira, mbabwira ko 2019 tugomba kwitegura new version of Bible in China, ariko iyo ntabwo izahindura ukuri kw'ibyo abantu bafite mu mitima, izahindura n'ibyo Bibiliya ifite, n'ibyo Bibiliya ifite n'abafite Bibiliya benshi
bazaba baramaze kwakira Bibiliya bazibika. Kuko ndakubwira ko mu Bushinwa ubu ngubu abantu benshi bari kugura Bibiliya ku bwinshi, banashaka uburyo bagira ububiko bwazo mu buryo bw'ibanga bwazatuma bazigumana kurenza iyo bazakira iri converted. Nibyo ni topic twagira ngo tuganireho, mbabwira ngo Bibiliya igiye guhinduka, bahindura ibintu byinshi ariko ntabwo hahindura ukuri kukiriho, kuko abantu benshi bo muri Afrika nabo baba bifuza ko bahindura Bibiliya, kuko Bibiliya akenshi yagiye ifasha mu gukoloniza no gutwara abantu ibitekerezo no kudufata no kuba bagashaka bake badufata uko bishakiye. Ugasanga wenda arakubwira ngo hahirwa abakene, ukumva ko gukena ari byo bizatuma ubona ijuru, ariko bizatuma ubana n'Imana. Rero abanyafrika benshi baravanga iyo tuza kumenya kera ntabwo baba baratubwiye Imana kuri ngo tuyumve, kuko approval gospel iriho barakubwira ko ahubwo umuntu ukennye ari ugira amaganya menshi ku buryo adashobora no kubona Imana. Rero ni ibintu byinshi bitera icanganyikirwa ryinshi, ariko ugasanga byagiye biterwa n'ikibazo cyo gusobanura Bibiliya. Ntabwo Bibiliya kuri yanditse ari bibi, ahubwo abantu bayisobanuye gute. Cyangwa se umuntu yisobanuye afite iyihe ntego, afite iyihe intention, arashaka iki, arashaka kwigwizaho bandi. Nibyo rero ndabashimira ko twabanye muri uno mwanya wo kuganira kuri ubu busobanuro bwo kuba Bibiliya iri guhindurwa mu Bushinwa, ariko mbamenyesha ko na Amerika ari byo bintu irimo, ahubwo ntakeka ko ahubwo Bibiliya muri Amerika ahubwo yenda guhinduka. Muri Israel naho bimaze iminsi, iyo saga imaze igihe y'ukuntu bagiye guhindura isezerano rishya ryonyine, nta kindi bazahindura n'isezerano rishya. Rero Imana ibahe umugisha. Njye nitwa Uwayezu Valens, ndabashimira ko muri kumwe nanjye kuri Healing God Official. Mbasaba gukora subscribe, share na comment kugira ngo n'abandi bantu babashe kubona ibiganiro bitandukanye bifite umumaro, byubaka imitima yabo, byubaka igihugu, byubaka ubuzima bwabo, kugira ngo duhumuke kandi twigire imyizerere mizima ihamye muri Kristo Yesu. Kora subscribe, share na comment. Imana iguhe umugisha kufatanyije nanjye gukora ubutumwa no kwamamaza ubutumwa bwiza. Ciao, God bless you.